Aya ni amajwi umukozi wo kuri hoteli ya Payne yapfiriyemo ubwo yagaragazaga imyitwarire idasanzwe aya majwi y'umukozi ayakora kugira ngo yohereze polisi ayitabaza. Dufite ikibazo cy'umukiriya uri muri hoteli yacu dukeka ko yashobora kuba yanyweye ibiyobyabwenge byinshi bivanze n'inzoga. Ati kuko uyu mukiriya uri mu cyumba dufite ubwo mukiriya bavugaga n'iriya Payne no muhanzi nyine. Ati no mukiriya dufite mu cyumba uno muri receptionist ari kubwira polisi ati amenagura ibintu kandi abibona agashwanyaguza ibintu mu cyumba akamenagura ibintu kandi ubona ko ibyo bintu ari kubona ko ari ibintu by'agaciro. Ati dufite ikibazo ko ashobora kugira ikintu kiba kuri uyu mukiriya cyangwa se n'ikindi cyaba icyo aricyo cyose tubaye tubamenyesheje murebe nimba hari icyo mwadufasha kuri uyu mukiriya. Polisi nawe ntiyamutengushye yamusubije bidatinze. Aya ni amajwi polisi yamusubije. Uyu nguyu wasubizaga n'umupolisi wari witabye telefone avuga ati none se koko uwo mukiriya wanyu ni ikibazo kindi cyo mu mutwe afite cyangwa yanyweye inzoga nyinshi n'ibiyobyabwenge byinshi. Mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 16 Ukwakira 2024 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana inkuru y'urupfu rw'icyamare muri muzika ya Payne wahoze mu itsinda rya One Direction mbere y'uko risenyuka ku myaka 8 itambutse mu mwaka wa 2016. Aya makuru yaje kubimpamo bukeye bwaho kuwa kane yemejwe na polisi yo mu gihugu cya Argentine by'umwihariko mu mujyi wa Buenos Aires. Uyu musore yaguye. Aya makuru avuga ko yaragiye mu bikorwa bya muzika by'umwihariko byo gufasha itsinda ryahoze ribacurangira umuziki wabo. Mu itangazo yasohoye ryavuga ko uyu musore w'imyaka 31 yapfuye nyuma yo gusimbuka muri piscine yari munsi y'icyumba cya hotel aho yari acumbitse ahita yitaba Imana. Polisi kandi yatangaje ko mu cyumba cye hasanzwe inzoga nyinshi za whisky, telefone ndetse n'ibindi ariko bigaragara ko harimo akavuyo kenshi. Icyakora polisi ivuga ko hataramenyekana neza icyatumye umusore yiyahura nubwo bivuga ko yari amaze iminsi yiruka inyuma y'umukobwa bahoze bakundana witwa Maya Henry batandukanye mu mwaka wa 2022. Uretse ibyo kandi raporo y'abaganga yemeje ko uyu musore yaviriye amaraso imbere mu mubiri ndetse n'inyuma. Ubundi muri make Payne ni muntu ki? Yageze mu muziki gute? Aturuka avuka? Iyi ni BKO nje birikajya ubwami. Umuhereza amavandimwe batatu barimo Nicole na Rusi yavutse tariki 29 Kanama mu mwaka wa 1993 avukira Avutse ka West Midland mu Bwongereza. Avuka kuri Payne na Geoff Payne. Yize ikoranabuhanga rya muzika muri City of Avutse College ahari nabyo byamuviremo kuba icyamamare ndetse n'igihangange mu muziki. Ku myaka ya 14 gusa mu mwaka wa 2008 Payne yagaragaye bwa mbere mu marushanwa ya muzika yiswe The X Factor yabereye mu Bwongereza nubwo atabashije kurenga icyiciro cya mbere cy'aya marushanwa. Gusa Payne ntabwo yacitse intege kuko yagarutse nyuma y'imyaka 2 atangira gusubiramo indirimbo ya Justin Timberlake yitwa Cry Me a River maze yemeza akanama nkemurampaka gutya mu marushanwa ya X Factor yo muri uwo mwaka binyuze mu gitaramo bari bateguye. Ndetse umwe mu bagize akanama nkemurampaka witwa Simon Cowell yagiriye inama abasore bane bari barimo Nilan Cohen, Harry Styles, Louis Samson ndetse na Payne kwihuriza hamwe bagashinga itsinda rya One Direction kuko babonaga ko niba baramuka bakoreye hamwe bizabyara umusaruro kurenza kumwe yagenda akora umwe. Kuvuga ku isi hose isura yo kuririmba ihinduka One Direction. Abasore bakomeje gukora maze mu mwaka wa 2015 undi witwa Zayn Malik abiyungaho babitsinda ry'abantu batanu bakoreye hamwe bashaka kugera kuri byinshi birimo no kuba rimwe mu matsinda yagurishije ibihangano byinshi binyuze mu ndirimbo zabo zakozwe zigiye zitandukanye harimo yiswe What Make You Beautiful ndetse niyo bise Story of My Life. Album ya mbere y'iri tsinda Up All Night yasohotse mu mwaka wa 2011 yakoze amateka akomeye kuko yabaye album ya mbere y'itsinda ry'Abongereza ryafashe umwanya wa mbere kuri Billboard y'indirimbo 200 zikunzwe muri Amerika. Mu cyumweru cya mbere cyonyine iyi album yagurishije kopi 500 mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri 2013 abagize iri tsinda basohoye album yabo ya gatatu bise Midnight Memories yamwe muri album zatsinda ibihembo byinshi bitandukanye aho bagurishije kopi 4,000,000 mu gihe kitarenze amezi 2. Bakoze kandi ibitaramo bitandukanye bigenda bizenguruka isi bizwi nka tour. Umwaka wa 2014 wahiriye iri tsinda kuko yinjije asaga $290,000 z'amadolari ya Amerika. Mu mwaka wa 2016 ubwo iri tsinda ryagaragarizaga abakunzi baryo ko rigiye gutandukana burundu. Buri umwe barigize yatangiye gukora by'umwihariko ku giti cye ari naho Payne yatangiye urugendo rwo gukora nk'umunyamuziki wabigize umwuga ku giti cye. Payne
yahise ashyira ahagaragara indirimbo ye ya mbere yise Trip That Down yakoranye n'umuraperi wo muri Amerika Kuva muri 2017. Ni mu gihe album ye ya mbere yise LPI yasohotse mu Kuboza 2019 yaje kujya ku mwanya wa 19 ku rutonde rwa album zikunzwe cyane mu Bwongereza. Payne atabarutse asize umwana w'imyaka 7 yise Payne, akaba yaramubyaranye n'umwongerezakazi wahoze ari umukunzi we Sherry Fernandez Vesni. Abo bombi bahuye bwa mbere mu mwaka 2008 ubwo yari mu marushanwa X Factor, gusa batangiye gutandukana mu mwaka 2017. Kuva Payne yatandukana n'uwahoze ari umukunzi mu mwaka 2018 yatangiye kubatwa n'ibiyobyabwenge, gusa mu mwaka 2023 yasohoye amashusho kamaze amezi 6 mu kigo gisubiza ubuzima babaswe n'ibiyobyabwenge Rehabilitation Center. Abakurikiranira hafi uyu musore bavuga ko n'ubundi muri uyu mwaka yari yarongeye kubatwa n'ibiyobyabwenge nk'uko byatangajwe n'undi mukobwa w'umunyamideli witwa Maya Henry bakundanaga, gusa nawe bakaza gutandukana. Uyu musore atabarutse afitanye imishinga na Netflix ko yari yaratoranyijwe nk'umwe mu bagize akanama nkemurampaka mu marushanwa bise Building the Band, aho yari kuzakorana n'abahoze bayigize. Zimwe muri indirimbo uyu muhanzi yakoze zakunzwe zirimo izo yise For You yakoranye na Rita Ora, naho indirimbo yaherukaga gushyira hanze irimo Tears Drop yakoranye na James Scott ndetse na JC Chasez. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni BKO, Birikajya Ubwami.